mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Sinzi niba hari umuntu uri hafi ngo abashe kumfasha gusoma, ariko niba atanahari twagerageza. Reka dusome. Ibice bitatu arahari. Yego arahari. Asante nagaragaze nanje nubwo ngenda ncumbagurikaho gatoya turabifashanyamo. Nasome Yohana ubutumwa bwiza ibice bitatu, ariko reka mbanze nawe araza kumfasha ahere ku murongo wa 5 ageze ku wa 7. Ku wa 5 ageze ku wa 7, nanje ngiye gusoma uwa mbere ngeze ku wa 4. Aranyumva? Yego ndabumva. Reka dusome. Biravuga ngo amaso yacu amaze kuba yandi. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Nk'abantu. Yego. 5 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka. Uyitangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Amen. Kabisa. Dushimiye Imana ku bwa byinshi tumaze kumva byiza kandi bikwiriye, ari nabyo Imana yadushimiye ko dukora. Tumaze kumva amagambo yo mu ndirimbo meza akwiriye aryoshye, nazo n'izindi nyigisho nzima n'ubundi buryo bwo kugabura kw'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuganira amagambo ashingiye kuri iri jambo tumaze gusoma. Muri aya magambo tumaze gusoma ndagira ngo musigaraneho hariya muri texte ubwayo, twasigarana amagambo nk'atanu. Hariya ku murongo wa 3, hariya ku verse ya 3 hariho ijambo rivuga ngo nukuri. Yego. Icyo nicyo kubareteni tugifate. Icya kabiri havuze ngo kubyarwa kabiri. Ubwa kabiri ako nako tugasubira. Asante. Icya gatatu tuvuge ngo kubona. Ako nako nakandi. Icyo uwo umurongo wa 3, iyo ni verse ya 3 gusa. Ni verse ya 5 tuhasigarane amagambo abiri ngo amazi n'umwuka. Yego. Bongere tuhasigarane ijambo ryitwa kwinjira. Umurongo wa 7 pastor aradusomeye naho aratubwira tuhasigarane irindi jambo rivuga ngo bibakwiriye. Yego. Ngaha hantu turi dushatse twasenga tugataha tukajya kubyibaza. Ibi bintu ni byiza cyane. Ubwami bw'Imana nk'uko twabivuze ubushize, ni imwe mu nyigisho fatizo za Bibiliya zirimo umuteguro wuzuye w'agakiza ko gucungurwa k'umuntu
uhereye ku kugwa kw'abakurambere bacu bombi Adamu na Eva. Ubwo bwami bugakomezaga bukavugwa cyane ngo bukageza no ku muhamagaro wa Isirayeli, yewe ndetse ngo bigakomeza bikageza no ku muzo wa Mesiya wa wundi wasezeranijwe. Yego. Ubwami bw'Imana kandi bujya bufatwa nk'ibuye ry'imfuruka, ni inkingi cyangwa se inkingi y'ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya bwatangijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ngubwo ubwami bw'Imana. Ku bijyanye n'ubwami bw'Imana, abahanga b'isezerano rishya baza bavuga ko buhagaze ku myumvire ibiri ikomeye kandi y'ingenzi, de conception, amaconception abiri yo mu rwego rwo kwizera. Ni ibitekerezo bibiri n'ibyiyumviro bibiri n'amaconception abiri. Ubwami bw'Imana buhagaze ku bintu bibiri ariko biri mu rwego au niveau de la foi, biri hejuru, biri ku rwego rwo kwizera. Hapa ni kwa habari ya imani, niko ubwami bw'Imana bumeze. Ariyo maconception ni ayandi twavuze mu Gifaransa bivuga neza, byitwa ngo ni le royaume du déjà. Ejo twarabivuze. Yego. Ubwami bwa none, ubwami bwa present. Hakaba n'indi myumvire, iyindi conception yo kuvuga ngo ni ubwami buri hafi, ubwami bwa none, nako ubwami buri hafi kuza, ubwami buri hafi tubutegereje, bwitwa le royaume du pas encore, ubwami dutegereje. Muri iyi myumvire tugomba kubifata kandi mu buryo bwo kwizera, tukaba tubifite byombi, kuko hari ibyo turimo desha, hari ubwami turimo desha twarabuvuze ejo kandi turakomeza no kuvuga. Hari n'ubwo buzaza nabwo turabifite Imana, turabifite nabwo turabutunze. Yego. Mu miterere ye Yesu ni umwami. Akiri mu ijuru yari umwami. Yego. Yaje mu isi yambara kamere y'ubumuntu, yambara umubiri wacu, ariko yiyenkarinamo, yiyinjiza mu bwami bwe nabwo bwari muri we. Bivuze ngo yibika mu bwami. Yaje mu isi yambara umubiri wacu, ariko muri uwo mubiri tukabona sanatwe, tukabona karavuga nkatwe, kumbe yibitsemo yiyenkarinamo ubwami. Amen. Ubwo bwami ntibwajyaga bugaragara cyane, ariko ngo bwazaga bugaragazwa ngo n'ibyo avuga ndetse n'ibyo akora. Yego. Ibyo tuvuze ibi ngibi, Yesu avuka yavutse nk'utundi duhinja twose, nk'uko tubibona avukira hariya mu ruhongore rw'akaruri nyine abariho, niko ibyanditswe bizabivuga. Ijambo rya mbere abashumba batanze bose kubimenya, kuko marayika yarababwiye ngo dore mbazaniye inkuru, kuko uyu munsi mu murwa wa Dawidi habavukiye umukiza, uzaba Kristo umwami. Uzaba Kristo umwami. Ni umwami. Yesu ni umwami. Muba mwumva ubwami bwiwe. Icyakane, abanyabwenge baravuga ngo twagize ikibazo, tuvuye iwacu kuri iyo ngiyo, ariko dufite ikibazo kitarabonerwa ibisubizo. Yemwe mw'abantu, nimutubwire umwami wavutse w'Abayuda ari hehe? Yego. Mwaje kumushaka umwami, ko turashaka umwami. Ese nimushaka ari umukuru, ko dufite umukuru kandi twaye utegetse batoya? Turashaka uwavutse ariko yavutse ari umwami. Amen. Aba gatatu. Yesu arakuraga abamukuru, igihe cyiwe yakora imirimo arayirangiza, igihe cyo kurangiza kwiwe Pilato aramucuraguza, amukubita hirya no hino nk'uko byari bivuze, bamureze, bakubise, bamutagangaje. Muri iyi minsi ya Pasika barabitubwiye, aramureba atari kumurwana, ibyo bamurega byose n'ibyo bamutuka n'ibindi byose n'urwabo, ariko nyamara ngo aje kwandika hejuru aravuga ngo uyu ni umwami. Amen. Uyu ni umwami w'Abayuda. Amen. Icyakane, abahanuzi nabo barareba baravuga ngo yewe Betelehemu ya Yuda, nawe nturi mutoya mu bihumbi byose by'imidugudu y'Ubuyuda, muri wowe niho hazakomoka umwami. Amen. Ubwami bwa Yesu bugenda bumuhamya ko ari umwami.
Yego. ageze ku musaraba bamubambye ariho amanitse ku giti hariya kuri fuvura kicwa biravuga ngo ntabwo ngo igisambo cyari kihasanzwe byari biri aho muri Yerusalemu babifashe nabyo bimanitse aho ngaho bitegereje urwabyo kimwe kirahindukira kivuga ati ewe ndakubona nubwo nawe turi kumwe hano ariko wibisemo ibindi bigutegereje hari ubwami wibisemo nyabuna nugerayo uzanyibuke. Amen. Amen. Abaramuhamisha ati nawe uri umwami sifa kwa Mungu. Hallelujah. Tugiye kuganira rero kuri iyi nsanganyamatsiko nise kwinjira kuba no gukorera mu bwami bw'Imana. Kwinjira kuba no gukorera mu bwami bw'Imana. Yesu mu buzima bwe bwa hano ku isi yabonanye n'abantu b'ibyiciro bitandukanye nk'uko twabibonye. Nyuma yabyo noneho Yesu yagiranye abantu bakeya agenda avugana n'abantu bake noneho batari amagurupe manini aganira n'abantu bakeya umwe ku giti cyiwe undi ku giti cyiwe. Yego. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ni nawe wenyine Yohana watugaragarije bamwe mu bantu Yesu yagiye aganira ku giti cyabo. Yego. Ibyo tumaze gusoma hariya Yohana ibyo atubwiye mu gice cya 3 twahasanze umugabo umwe w'umufarisayo niko twasoma. Mu gice cya 4 Yohana tubwiye Yesu aganira n'umusamariyakazi wafatiwe mu cyuho. Mu gice cya 5 cya Yohana tubwira umurwayi utavugwa mu izina wo ku rubaraza. Mu gice cya 8 Yohana tubwiye umugore wafatiwe mu cyuho nawe kandi. Yego. Uriya wo haruguru umusamariya oya ntabwo ari mu cyuho we yafatiwe. Umusamariyakazi yasanzwe ku ruzi wenyine agorewe aho ngaho yarishwe no kuba wenyine n'irungu n'ubwigunge. Yesu aramusanga aganira nawe. Amen. Hariya rero ubwa nyuma kuri 8 ahura n'uyu mugore wafatiwe mu cyuho. Hariho n'ibindi byinshi n'abandi benshi yagiye aganira ariko muri iyi mirongo tumaze gusoma icyigisho cyacu kiraza kwibanda cyane kugenda kigaruka ku magambo abiri manini. Amagambo nise ngo ubwami bw'Imana, kubona ubwami bw'Imana no kwinjira mu bwami bw'Imana. Hariho iri jambo mujye mumbabarira nkunda amagambo y'isezerano. Hari ijambo ryitwa eisemi ni ukubona cyangwa brepo ni ukubona ukabona nyine ukareba ukabona. Ikindi kimwe cya kabiri hari ikintu bise ngo ni apeyimi bivuze ngo kwinjira kupenya kuingia. Aya magambo abiri turi buze gusanga hano. Yego. Nguko n'ubundi twabibonye ubushize kuri aya magambo yombi niho imvugo n'indirimbo n'isengesho n'icyifuzo n'ishimwe byacu niho biza gutinda. Niho biza gutinda muri ibi biganiro. Niyo mpamvu Paulo yabwiye abikorinto aravuga ngo sinshaka kubanyuraho bakubita urubando mpita gusa ngenda ngo ahubwo ndashaka gutindana namwe yemwe ngo nzageze no kuri Pentecoste. Nk'iyi ngiyi natwe dutegereje ngo kuko n'ukuri w'irembo rinini rishya mu mirimo ikomeye cyane kandi ngo ndabizi ko n'abandwanya nabo ni benshi. Yego. Niko Paulo yavuze twugurura irembo rihari ngo tugende tujye mu mirimo y'Imana izatugeza mu bwami. Nanone kandi ireme ry'ibitekerezo byacu biri muri aya magambo twavuze nyine ijambo ryitwa kubona ndetse no kwinjira. Birashingira ku myizerere n'ubusobanuro bwiza duhabwa n'ayo magambo yombi ubwayo. Amagambo nifuje kwifashisha muri iyi myandikire n'imivugire y'isezerano rishya rya Yohana yakoresheje n'ariya twamaze kuvuga yari amagambo y'iwabo bamenyereye mu nyara arameya rw'iwabo agenda yavuga ayasubiramo neza. Twavuze ngo ni ijambo rivuga ngo eisemi bivuze ngo nukugenda ukagera kure ukava hamwe ukagera kure wamara ukabona. Yego. Ukabona. Iri rindi ryitwa ngo ni apeyimi
harimo ibyavuze ngo ni ukugenda ukagera kure kandi ngo ugashika ukinjira ukagira ahantu winjira. Aya niyo magambo tugenda twifashisha muri uyu mwanya. Nk'uko biri mu mirongo twasomye twahasanze abagabo babiri b'ibihangange mu miterere no muri kamere zabo. Mu bigaragara ntibahuye pe. Umwe ni umunyabibazo, muri we yuzuye ibibazo by'irari ryo kumenya, ryo gushaka kumenya, nibyo bimwuzuye. Niyo mpamvu ushobora kumwita ngo ni homme de question, homme de curiosité, homme de savoir. Ni umuntu ukeneye, ufite curiosité, ufite amatsiko, yishwe n'ibibazo, afite lakine yo kumenya. Umugabo ni kwameze. Uyu ni umwe muri bariya bagabo twasomye. Naho ubundi we ni umunyabisubizo kandi ubasha kunyuza imitima, kunyura imitima. Iwe yuzuye ibisubizo. Asante sana. Amen. Iyi miterere y'aba bagabo bombi iraza kwigaragaza mu biganiro bari buze kugirana nk'uko twabisomye hari. Yego. Nahisemo kuvuga uriya mugabo twavuze mbere wo mu gice cya gatatu witwa Nikodemu, abandi ni abarese. Reka tuganire kuri Nikodemu. Nikodemu uyu nguyu afite seve mw'abantu mwe, umwirondoro wiwe ntiworoshye pe, ungana nawe nyine. Ndatekereza ko hatanira nawe umwanya niwe butubarira inkuru neza. Ntekereza ko yotsinda benshi kuko n'izina rye riri mu Rugiriki risobanura ngo utsinda cyangwa unesha abantu. Nikodemu ni muntu ki? Reka turebe ko uyu mugabo tumaze gusoma. Turamurebera mu bintu nka 7 bigize seve yiwe. Turihuta cyane kuko amadakika aragenda yihuta nayo. Ijambo rya mbere mu bigize seve yiwe, muri ijambo rya mbere ni kavukire. Kavukire yiwe dusanze ari umuyuda w'umwisirayeli wuzuye. Ni umwisirayeli kandi kubera ko ari umwisirayeli byari n'ibyirato byabo. Pawulo yazaga avuga ngo ndi umuyuda, ndi umuheburayo, ndi uwo mu muryango wa Aburahamu. Byari n'ibyirato byabo kandi kuba ari uwo mu muryango wa Aburahamu ikaba iyindi garanti. Basana bafite bishimira abayuda bazaga bavuga, bakavugana na Yesu, bakabwirana byinshi, bagatikuzanya, bakavuga ngo kandi twebwe turi abana ba Aburahamu. Yego. Bakumva ni garanti. Uyu mugabo nawe ni umwe muri abo ngabo. Ijambo rya kabiri muri seve yiwe, umwanya wiwe muri societe, position yiwe. Twasomye ngo yari umutware, ni umutware, chef de juif. Icya gatatu muri seve yiwe turebe ku murimo wiwe mu rwego rw'akazi ka buri munsi. Ni membre wa Sanedre, ni ukuvuga ngo n'umwe mu bagize inama nkuru y'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Yego. Ni umugabo ukomeye. Icya kane tumurebere mu idini yiwe, n'uwo mu itsinda rikomeye ry'abafarisayo n'abasadukayo n'abandisi ndetse n'abakuru. Ni apologete défenseur de la loi. Ni umugabo ukomeye cyane. Murumva ko aremereye cyane mu idini. Icya gatanu reka turebe ubumenyi bwiwe. Mu rwego rw'ubumenyi, Nikodemu ni intiti yaminuje mu by'amategeko yose ya Kiyuda. Akongera akaba n'umwarimu wo ku rwego rwa didaskale, urwego rukomeye. Uyu ni profesa w'icyago. Icya gatandatu turebe ku cyubahiro cyiwe. Mu cyubahiro, mu rwego rw'icyubahiro, afite izina rye rinabigaragaza muri biriya tuvuze byose bibanziriza kugeza n'aha ngaha ku cya gatandatu. Afite urwego rwe, afite mu ijambo hose arahagaragara. Bamuterera isariyuti, bamuterera intebe. Mwibuke ko twatangiye tuvuga ko yari umutware, yari umeze gutya, afite icyubahiro mw'abantu. Icya karindwi cya nyuma n'ubushobozi bwiwe. Aha muri ubu bushobozi twumve en terme économique, tumwumve mu rwego uko ahagaze mu bushobozi bwe. Aha tumwumve mu rwego rw'ubukungu. Yari umugabo w'umukire watangaje. Ngo umugabo
wasanze Yesu ngo uyu mugabo tugiye kuganiraho ngo uyu uko yitwa n'uwo nguwo twabivuze haruguru ngo yitwa Nikodemu. Nikodemu yari umunyabwenge wo mu rwego rwo hejuru, turabivuze ngo yari umuprofesa, byumvikane ko yari umwarimu w'umwigisha w'umuhanga. Yego. Nikodemu kandi kimwe n'abandi bayuda bose b'abafarisayo bagenzi be yakurikiranaga ibya Yesu, bakabikurikirana uko yagendagendaga. Ejo twarabivuze ngo basanze azagendagenda mu midugudu n'ibirorero by'abaturage, yumva uko abantu bameze, agenda ngo atanga n'inyigisho ziherekejwe ndetse n'ubwenge bw'ubuhanga butuma abantu bamwirukira bakavuga bati uyu muntu ni bikarimu. Nawe nta kindi yavuga, yagenda agatangaza ubwami bw'ijuru, ubwami bw'Imana. Mariko ni uduhereza ubuhamya akavuga ngo Yesu ko yabivugaga, ngo yabivuganaga ubutware butangaje kandi ngo abantu bakamukurikira bakamata. Amen. Amaze rero abafarisayo barabyumva, bumva bati uwo muntu ukomeye imeze gutyo. Nikodemu kuko yari umwarimu ukomeye cyane w'umwigisha, agira amasiko, ariko abandi bakavuga batari ko uwo mugabo abaturage ko baravuga, hari amakuru hirya mu baturage hakurya iriya bavuze ngo baramubonye ko baravuga bati bene uko kwigisha uwo mugabo amagambo afite aragoye gusa kumva, ariko karavuga. Yego. Abafarisayo batese uwo muntu wadutse uvuga ninde muri twe? N'umwe muri twe? Batereka abaturage bati n'uwundi mugabo n'undi muhungu hayivuga ibintu bikomeye, ariko uwo muntu ni mwiza abantu. Yagera runaka yakwiriya muri Afurika bakavuga bati tubonye igitangaza, umuntu yavuze ibikomeye. Yagera mu Buraya bati ibintu yavuze, noneho ngo bumva mu birorero yagiye ashakashaka hirya no hino, ndetse bakavuga bati si ibyo gusa, si ukuvuga gusa, harimo n'ibitangaza, karakora ibitangaza. Abafarisayo batese uwo muntu ninde ko tutamumenye? Bati mumureke, abaturage birirwa mu masuka bahinga, birirwa barya bamanura ibituko gusa by'imizabibu barya, abo nibo duteze mu ijambo n'ibyo abaturage birekeraho bakumva ntacyo amaze. Nikodemu wari umwarimu w'umuhanga aravuga ati aba bacu barasa n'abadahaye bamwumva neza, reka mbanze nje kumureba. Amaze kubagiramo aravuga ati reka njyewe nje kumureba, ariko akagira ubwo kavuga ati ndagenda se abacu ntibabimenya umwarimu w'umuhanga ungana gutya, nimara gusika abacu ntibangaya ngo agire inkomyi z'ibintu bitatu. Aravuga ati se ningenda abacu basangaya ndetse bashobora no kunyisha, kandi bananirukanisha no mu kazi k'inteko irakomeye, ishobora kuvota gataka. Ariko akavuga ati kandi ningenda ku manywa habona njyane n'abariya baturage bose batize bariya, ati iki nacyo kikaba imbogamizi. Aramasha ariko ngwiriye kugenda, ngajya kumubona amatsiko aranisha ati ariko reka ngende nje gukora n'ubwo bushakashatsi nje kumenya uwo mugabo. Ikibazo abayuda bari banafite n'uyu mugabo, ariko Yesu yigiye he? Nikodemu atariko uyu mugabo we uvugwa n'abatu yigiye hehe? Agira diplome ya hehe? Hallelujah. Amaze akavuga ati abize bose turabizi. Pawulo barizi yaba yari umugabo ukomeye cyane. Pawulo turamuzi, yagiye kukimenywa bose kwa ba Gamaliyeli, niho bavanye diplome. Wendaga nabo bangaba aba bafarisayo ba Nikodemu, wendaga nabo yari ni promotion ya nyuma ikurikiriza ba Pawulo, nuko bakaba bafite amadiplome amashahada ahanditse yo hejuru. Ariko ikibazo uyu yigiye, reka tujye kumureba dushaka aho yigiye. Yego. Ijambo ry'Imana twasomye ryavuze ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo. Tubanze twumvira ijambo ngo hariho, niko nasomye ngo hariho, ariko mu Kinyarwanda n'ubuvuga ngo hariho ahandi mu zindi ndimi z'isezerano rishya, ndetse urebye no hazahavuga habe no mu Gifaransa baravuga ngo me il y d'entre les pharisiens, mais arabanza ngo ariko ni ukuvuga ngo ko biragaragaza ngo mu bafarisayo bariho n'abanyabwenge muri icyo gihe hariho n'undi muntu ugiye kugira umwihariko wiwe. Imana ishimwe. Basi
basi kulikuwa, basi palikuwepo na mtu mmoja wa Mafarisayo. Iyi basi kiragaragaza umwihariko umwe. Aha rero bishatse kwerekana ko mu itsinda ry'Abafarisayo bari bazi ko Yesu ahari, ariko bakamumenya nabi, bakamugaya, bakamwanga. Uretse umwe gusa wenyine niwe uyu Nikodemu wavuze ati reka mpe kugenda, nubwo tumugayo ubwenge n'ibindi naho yigiye tutaramenya, ariko hayizuru nubwo twoba duturanye n'abatamushaka cyangwa dusangiye ubuzima, ariko reka ageneje kumushaka. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo asanga Yesu nijoro, baraganira, aramusanga ati reka ngende mubaze. Noneho yari umugabo w'umuhanga, atereka njye kumubaza niyumvira ibintu bimurimo. Amaze Yesu aragenda ngo amare gushika ashaka ijambo ryiza ritaza kumugora, dore ko Abafarisayo mu bantu bari baragoye Yesu baribo bazaga bamushaka amagambo akomeye bakamuzanaho amatiku n'ibibazo bikomeye. Yesu nawe akareba akamenya ko bashaka kumugerageza. Nuko Yesu yari abazi, nabo nuko bari bamuzi. Noneho bamubaza ibintu bakajya nk'impaka cyangwa bakamutera ibibazo, Yesu nawe akabasubiza akamenya ishaje ibyo baje bahase mu mitima, amaze akabasubiza. Yababwira bakabura ikindi basubiza. Ariho umunsi umwe baje baramubwira batari kuyu mugabo ko yakomeje kwagagara mu kuvuga ibintu bikomeye. Baraza baramuze batari ko mwana, ibi ngibi uzukora tubwire mu by'ukuri imbaraga zawe zikura he? Yego. Yesu amenya ko bazanye ikibazo cyo kumugaragaza. Nawe arababwira ati ariko naje gabwira ngo mbasubize, reka mbe kubabaza gatoye bati uyu hano umubatiza ibyiwe yabikuye he? Haleluya. Nabo baravuga bati baramigiye bati mumvaga rero nituvuga ngo yabikuye ku Mana, aratubwira ngo kuki mutamwemeye. Nukuri. Nituvuga tuti yabikuye hano ku isi ni hano iwacu, ati kubera mutamwemeye ko ari mwene wacu. Manishimye. Bati mureke tumwihorere, reka tugere tumubwire ngo cyatunaniye. Yabikuye ku Mana, ariko ngo baze bati nyakubahwa reka cyatugoye, ariko tubwire wewe nawe amenya ko ari kumugaragara. Arababwira ati nanjye simbabwira ibyari Nukuri. Haleluya. yageraga aho ngaho bakamwanga, bamwanga nawe akabagaye, bakabihurira bakigendera. Hagati aho Porofeseri Nikodemu we akomeza gahunda yo gusanga Yesu, aravuga ati njyewe nta bibazo bikomeye mujyana uyu mugabo ndamushakaho byinshi, reka nitonde ndebe ko noca bugufi, nshaka ijambo ryiza ry'urufunguzo ridafite umutego n'amatiku, riza kugukomereza kugenda bitwereka ibiganiro byiza uko bigenda bitagira imbogamizi ziza kutubamwo hagati. Ashaka ijambo ryiza, amazarasa aramwegera, Yesu amuha audience barica. Yego. Akiza kuko ari icyo kibazo yari afite, ati reka ngende njya kumubaza ngo amare kwicara. Amakuru ati ni me. Nikodemu ati umva rero ikinzanye, nyakubahwa tuzi nanjye n'abandi tuzi ukuri umwigisha mwiza. Iyi nteruro tuzi yerekana ko basangiye kumenya n'abandi bose ko Yesu ari umwigisha mwiza. Kweri n'abandi barabihamya uri mwiza pe. Ariko we iwe Nikodemu aravuga ati iryo niyo duhuriyeho n'abandi tuzi ko uri umwigisha mwiza. Yongeramo irindi jambo ry'umwihariko, aravuga ngo kandi wavuye ku Mana. Manishimwe. Ubu ubumenyi rusange bw'abantu bamenya Yesu ngo yavuye ku Mana. Nikodemu arakomeza aravuga ati impamvu mvuga ko wavuye ku Mana nuko ibintu ujya ukora ntabwo inaha ngaho ujya ubikora. Yego nukuri. Yesu arabimenya, amenya ko aje yishakira ibintu by'ibisubizo gusa byo mu rwego rw'ubwenge gusa ngo yitahire. Aramubwira Yesu ngo ajya kumusubiza, aramubwira ati Nikodemu wahushije intego, ndiwamenye waturitse uburyo, ndiwamenye ibintu. Aramubwira ngo Nikodemu nukuri niko twasomye kuri 3 ngo nutavuka ubwa kabiri tubasha kubona ubwami bw'Imana. Haleluya. Nikodemu yumva barabushanyije n'ibyo yamubashije. Nikodemu kuyuda nyakuri
yatekereje kubona ubwami bw'Imana nawe nk'abandi bayuda bose ngo bari bategereje kuzabona ubwami bw'Imana igihe buzahishurwa bakabona baratawariwe n'abayoma n'abanyamahanga babarimo bakavuga batari ko se azaza ryari dutegereje umugabo uzaza gushira ibintu mu buryo dutegereje Mesiya ko azaza naza azazana ubwami bwiza turabutegereje kandi nibuza mugomba gushingira muri Yerusalemu akaba ariho hazaba icyicaro kandi abayuda bagahabwa umudendezo w'ubwami bwa Mesiya w'Imana amaze Yesu aramubwira ati ye ndabizi nyine ko ari uko mubitegereje ndabizi neza ariko icyo mutegereje kimubasha kukinjiramo kimuzakibona mutabanje kubyarwa ubwa kabiri musipozaliwa mara ya pili aramubwira ati niyo mpamvu mbikubwiye mbishimangira ndakubwiye ngo ni ukuri kimubasha kwinjira muri ubwo bwami kimubasha kubona ubwo bwami yego umugabo arashanganyikirwa pe arashanganyikirwa kubera iri jambo rya Yesu ryari rijari rishya muri Nikodemu ntiyaratekereje ntiyararitegereje ko abasha kuribona haravuga ati uyu mugabo ibindi rikambwiye ni ukuri kwambwiye ibintu ntabashe kumva neza aravuga ati ndatangaye mpuye n'umwarimu w'Igikenya mpuye n'umuntu ukomeye umuntu mukuru yabasha kinjira mu nda ya nyina agasubira akabyara aramubwira ati ni ukuri ndabikurahiye Nikodemu ati ubu bwenge burakomeye uyu mwarimu ni umuhanga afite polyvalence scientifique ndamubona afite za biology afite za medicine mene afite za science connecte ukomeye ngo amwumve niko bita hasi umugabo mu Gifaransa bizavuga ngo abateratere abo umuntu nyamuntu araho haricara aravuga ati mvuye n'ikibazo gikomeye Imana ishimwe atese birashoboka ko umuntu amera gutyo icyatumye Nikodemu abaza ngo yari yatekereje uburyo umuntu mukuru umaze iminsi ari umugabo afite imico ikomeye afite imyitwarire arimo afite umwifato wiwe amaze kugira inzara yiwe agira n'inyota ye bikuze bishaje byanahindutse n'ingeso aravuga atese ibi bintu bimwe umuntu yabikuye mu burere kavukire ibindi yabikuye ku mashuri ibindi yabikuye mu yindi myitwarire uyu muntu yabasha guhinduka mushya bigakunda Yesu yongera kumubwira ngo ndakurahiye ukuri ndakubwiye wa mugabo ni ukuri ni utemera kubyarwa n'amazi n'umwuka no kwinjira mu bwami bw'Imana umufarisayo aragoyora arahonga aranoga aja hasi aratsindwa yemera ko Yesu yavuye mu ijuru koko yavuye ku Mana amen nta kindi kivugwa cyane kuri uyu mugabo Nikodemu nahani uhagarariye Yohana aramuhagaritse birarangiye nta kindi gikomeye kivugwa kuri uyu mugabo witwa Nikodemu ibye nahaniho birangirira kuri uyu murongo wa 7 cyangwa se muri iki gice cya 3 nta wundi mwanditsi w'ubutumwa bwiza wamuvuze nta handi nta bundi buhanuzi bubone Yohana wenyine ni wavuze by'uyu mugabo Nikodemu yamuvuze inshuro zitanu nizo Yohana yamuvuze inshuro enye tuzisanga hano muri iyi chapitre ya 5 yego inshuro enye azivuga iyindi nshuro imwe gusa ya 5 dusanga Nikodemu amuvuga mu gice c'19 cya Yohana n'umurongo wa 39 aho Nikodemu yari kumwe na Yosefu mwari Matani bombi ngo barabigishwa bo mwibanga bo mwibanga baraza barabonana bahuza inama yo gutunganya umubiri w'umwami wacu Yesu ngo baje kubuhanga Yosefu atanga imva yiwe imva ikomeye imva y'abatunzi y'abakire mu buhanuzi bwa Yesaya byaravugaga ngo yombo yabambanywe n'abakomeye kandi washyingurwa mu mva z'abakire imva ya Yosefu niwe wayiteguye ngo amare kuyitegura ijambo ry'Imana yatubwira niko Yohana yongera kuvuga ngo Nikodemu nawe araza aravuga ngo nanjye ndashaka ibihumura neza ngo aragenda ashaka ibintu bihumura neza bifite ibiro bipeza ibiro 50 ngo arabizana bya agaciro kumurengera muri icyo gihe sinzi amadolari byari
ariko ngo byari ibintu bihumura neza bifite kilograme 50 ngo baragenda bafata umubiri w'umwami baragenda baramaka bombi baragenda ngo bajya gutunganya umubiri w'umwami baramushyingura. Ibi ni bigaragaza ko Nikodemo atavanye ubusa hariya kwa Yesu, yarahageze bishoboke, biranumvikana, biragaragara, yamaze kwigira imbere y'umwami, aragenda aca bugufi abyuka abyanga ubwa kabiri. Nicyo gituma dusanga yaritaye no ku by'umwami wacu Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Reka tugere ku musozo tugenda tugana, hari ibintu bisabwa. Ledeja yo turayifite, turayifite. Abamaze kumva ubutumwa bwiza bagasogongera ijambo ry'Imana bakanezezwa nayo, bakagabirwa n'umwuka w'Imana, bakabatizwa mu mwuka wera, bakagabirwa impano z'Imana, bakaba barahishuriwe bafite. Nubwo tugenda dusa n'abantu twambaye uyu mubiri, turi no ku rugamba rukomeye, ariko twaramaze gusogongera, twaragabiwe. Ubwami turabufite. Nicyo gituma Yesu ari muri twe, agenda muri twe, ari hagati muri twebwe. Atubwira aho turi abatindi nyakujya, adusanga turi abakene, agasanga turi abakire, ariko tubakandagira ubutunzi bwacu, tukavuga ngo nubwo akanya gatoya, umutunzi utagira akagero ni ugutunga Kristo. Ijambo ry'Imana niko rivuga ngo arareba ngo abona ubutunzi butagira akagero yarutishijwe abanyegiputa, aravuga ngo ni ugutunga Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwami turabufite, ledeja ubu bwa none turabufite. Nibwo Yesu agenda akoramo imirimo y'ibitangaje. Ijambo rya mbere, le condition yaziduhaye kubyarwa bwa kabiri no kubatizwa mu mwuka wera. Yego. Ejo hari ahantu narindi nanone mu giterane bari badumiyemo, bandumira kuri iri jambo, baravuga ngo uzatubwire kuri iri jambo, kuri uyu mubatizo wa Yohana. Yohana yari ahagaze ahantu arimo kubatiza abantu, n'abafarisayo baraza, n'abaturage baraza, bose arabigisha ngo bari kubigisha, arababwira ngo njyewe, abafarisayo nabo baraza, bazana ibibazo byabo n'abatambyi, babwiwe n'abaturage bati nguriya hari umuntu uri kuvuga amagambo akomeye, ndetse karabatiza n'abantu. Baza birukanka, baraza bati niko, ati kura kuri gihano, ati ko ndabatiza. Kurabatiza, ati kurabatiza urinde, hari abagabo batatu tuzi bagomba kuza babategereje bazaza. Urumwe muri abo ngabo Yohana atete ni bande, bati dutegereje umugabo witwa Eliya. Yesu ba Eliya, Yohana atereka, none se uri Mesiya? Yohana atereka, sindi. None se uri umuhanuzi? Yohana ati sindi we, arabihorera ati sindi we nabwo. Bati uri wa muhanuzi dutari? Ati reka nawe sindi. Yego. Baragaruka bati none ubwo utari muri abo batatu urakora iki? Urabatiza. Ubatiza agomba kuza, turamutegereje. Ubatizo ni ikintu gikomeye cyane. Turamutegereje muri abo bagabo batatu, abe Mesiya, abe Eliya, abe wa muhanuzi. Abaze bizabisha nanezererwa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uwo bari bategereje nyine Mesiya, uyu nguyu bose bari bategereje uzaza kuretabirisa ubwami bwabo, akawubasubiza bati uri we, arahakana. Batese uri Eliya tuzi amakuru yiwe ko yagiye adapfuye, kandi byaravuzwe ngo azagaruka. Turamutegereje. Ese wowe uri we? Arihorera ati sindi. Hari ubundi mugabo, umugaragu w'Imana Mose, umuyobozi w'Isirayeli, yaratubwiye yagiye kutuvamo, aravuga ngo njyewe ngiye kugenda ntituzakomezanye, ariko hagati muri mwebwe ngo umwami Uwiteka azabahagurukiza uwundi muhanuzi umeze kandi uzamwumvira cyane. Batese uri wa muhanuzi dutegereje? Arabatereka none kurakora iki hano wa mugabo? Aravuga ngo njyewe hagaze hano nahawe umubatizo w'amazi, abemera bakabatizwa muri uyu mubatizo baraba biha n'ibyaha byabo, baraba bavutse ubwa kabiri. Hariho undi uri inyuma yanjye, ashobora kuba ari wowe wujuje ibyo bindi bitatu mwavuze, ari iki Mesiya, ari Eliya, umwuka wari muri Eliya,
ari n'uwo wundi muhanuzi uwo nguri inyuma yaje arabyuze cyose uwo ni gusaba umwuka wera abishize haleluya igitegura ubwami muzinjiramo kwanza ubatizo w'amazi wa toba nimwihane muhindukire ziva kwa Mungu haleluya ivyo nigiye kutababwira ahangaha ijambo riratubwiye ngo Yesu aravuze ngo byarwa Nikodemu wireba ku cyubahiro n'ubutunzi wireba amafaranga ufite wireba izina n'idini cyabugufi winjire mu bwami ubona ubwami Imana ishimwe ijambo ry'Imana ryatubwiye kugira ngo twinjire muri ubu bwami hari ukububona hari ukubwicara ukabufite abantu benshi muri iki gihe bafite fotokopi ni ikintu umuntu yafotoye kivuye muri originale ukamugifite hari aho uzugera bakakubwira ngo ya widuhe ifoto uhereze originale ni ukuri ukavuga uti nayibagiwe nayisize bati subira uzaje kuyizana niba wagisabye undi muntu utifa kuyimpa ndaja kubabwira ugasa n'ugiye gufraude barakubwira bati twereke originale tubone kuguha ibyo ushaka abantu benshi batunze ubwami bwa none bwa ledeja ariko bafite fotokopi ntabwo ari bwo ariko twebwe dufite twabatijwe mu mazi no mu mwuka wera dufite bya byiringiro bizima dufite na letazako haleluya ubwa none tukagira n'ubusasanako dufite wa muganura dufite umwuka w'ubuganura dufite umwuka w'isezerano dufite gaje bitubwira ngo ubwami ndabubabikiye Yesu yabwiye abigishwa arabwira ngo mwamukumbi mutoya mwe mwitinya ngo kuko mbabikiye ubwami yarazi ko bagufite desha bafite ubwami bwabo burimo buteguza ubundi busaza Imana y'ubuntu bwinshi idufashe kandi iduhereze guhagarara dushikamye tugire ibyiringiro tugire kwizera twarabatijwe dufite n'umwuka wera w'Imana aragutungira agatoki kandi bazavuga ngo buriya na hariya oya ndibukajeyo ubwami buraburyamanye dufite umwuka w'ubwami dufite umwuka w'ubuganura dufite umwuka w'ubwiza n'icyubahiro dufite umwuka w'imbaraga dufite umwuka udutinyura dufite umwuka uduhumuriza utubwira ngo baada ya hapa baada ya haya ufalme wa Mungu ni kwenu tubike ubwami Mana idufashe Mana idukomeze cyane ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane natwe twese ubwaye Kristo umwami wacu amen.